Mw'abantu mwe rero dore ya video mwahoze mubona iri gucaracara mubona ari agace atari yose, reka nze yose murebe uko byagenze, ariko mbere ko tuyitangira yose reka banze urebe uko byatangiye n'icyabiteye. Mujye mureka hate bro, musapotingane. Nimba umuntu akoze content ukaba utanayikunda, niyo mpamvu haba ari akantu ko guscrollinga up reka udakunze ikintu scroll up, sibyo? Anzu ikenyere tutakureba wa mukobwa we, ntabwo nshaka kujya mu ikenyere nkureba, ariko kurebera muri mira ako se wakantu wagire ku umuntu yatima agire ku mudomo. Okay, fungura amazi. Ntabwo mwambona Yafungure, fungura amazi kuri tubirebe. Guys, mutapinge screen. mwayafungura. Shiraho kamera tukurebe, ndashaka kugira ngo nkurebe. Hindura kamera irebeho neza cyane. Aha, manika ko kaboro kamanike ndashaka kubona kamanitse. Hagati Ako kantu kamazi ntabwo gafite aho gafata. karahara. Gashire. Some yanjye se kandi. No, ito wiki none. Godfather yina. Shiraho, hagarara mu mazi my friend, hagarara mu mazi. Hagarara mu mazi. niba kunzi sume nakoreshe kara yarararanye Cyangwa usubize muri kara wari wambaye. Ndashaka kubonesha ibifaha yose kabisa. Ndashaka kwibona yihagararemo zunguruka amazi azi. tuzi turashyushye, Ayo mazi arashushe shiri. tuzi turashyushye. Godfather sume yatose. Ndashaka ijobame nta kintu turabona. Akoma. Yebana itohe yose kabisa twagiye umva. Guys, mutapinge screen. Kaneza ego ko Corine tapinga cyangwa ushaka igifite bohereza. Yego ko ngo bagiye gusaba speed challenge. Noneho abaginga batanga speed challenge umuntu afite, ariko mba hatsa tuzabona audience bari gusaba abantu 10. Godfather yatose reba. Ntabwo iratoha. Nukuri yatose biri seriye reba ukuntu imeze. Yego ko abantu barasoza birapfuye ubwibukunda. Kuri ubikoze gute bagarutse barakuba kabiri we barakuba kabiri twagiye yisubizamo itohe. Subiramo rimwe itohe. Barakuba kabiri. Yamaze gutoha byanyabyo, subiramo itohe. Subiramo rimwe. Guys, barakuba kabiri. Kaneza barakuba kabiri, Corine barakuba kabiri. Ibi ninde ngiye kimugaruka. Abanya mutima mubi. Wongera uryame. Reba nuko Godfather ibintu biri kumva Godfather. Dakwini ngwino. Corine zimutemo, Corine murasi. None biragafata shizeho. Twagiye Queen, fungura kamera yawe. Kamera shu utaza kwibagira ukuntu ukaza kuri kamera uri kwambura cyangwa yubika. Urabizi ko ni nyibi bintu nukuri. Neli ubika kamera cyangwa uyifunga. Namaze kumuvana. Yavangira foto ndashaka. Noneho usane mfite babiri nawe ufite babiri, nicyo kintu gisekeje turi gukinisha abantu babiri. Urumva? Ese wowe ufite agahinja, ariko se wamuginga buryo warabyaye. Ntabwo muri kubibona. Okay, Morgan. Oui, Godfather. Uranyumva? Mbere yuko Nimba neza cyane. Uzi ibintu bavuye kunywesha amagi mabisi. Ninde muhanzi nyarwanda wa mbere wahuye na perezida bagafata ifoto w'umunyarwanda bikagira bigasakuza? Akamuha n'imodoka. Diplomate.
diplomate Godfa. ngo iki ngo nde diplomate sukuye baradutsinze Nibyo. baradutsinze ubikuye hehe nese waruzi ngo watsinze no sense waruzi ngo watsinze ntabwo ushobora nyoreza game umva ninde ubikubwiye sheri Ntawe ndabizi. ngo iki ninde umuslapinge bigeze aha wabikuye he Nari ndiho narabimenya. okay sande ongera ya get it again ese ko biri gupfa ko biri kwanga Shagiyeho ngubu nibagirwa ubu niyo wambaza ngo sheri wa Jari yitwa gute sinamugusubiza. ninde muntu nazana muri screen madame azengwino sande sinzi ikibazo ifite ntabwo ngiye nshobora kuyikohereza ari wampaye invite uwazahitanye invite ni wohereza game none se ko ndi kohereza kwiza twagiye umva twagiye Neri fungura mic yawe turamuretse akuyemo kamwe sibyo yakanye guys stop the screen Neri umuyobozi wa transparency mu Rwanda yitwa nde Ndakuraye ntabyo nzi. haguruka biteye isoni haguruka nuko imana ibi ejo muri 2024 n'uyu munsi ni ngo iki haguruka oh haguruka kabisa haguruka bubu mzanira indimu ariko kwa mukwaga wigira nta ndimu mfite. nta ndimu ufite bamwize ukuri Kande nta zirimo. ntabwo wabuzwi n'imwe shaka imwe Ni ukuri ntayirimo. Nayikoresheje nari mfite. nzanira tungurusumu guys tap the screen na tungurusumu ufite Ntabwo njya tungurusumu Godfa. okay nzanira black pepper ni black pepper rya museka black pepper nayo ntayo ufite yizane Ntayo mfite. Ntabwo bishoboka ko ataba afite black pepper Godfa keretse niba ataramenya nuza yacu Godfa black pepper yacu. thank you so much Kanaiza no umva Nta black. nani ufite wenyine okay kanebe ikintu ufite muri firigo Katurebe muri firigo. ufite muri firigo nura ugiye kuryama amasaha ataragera ngwino Mfite bito kunywa gusa. Kaneza sindira Kaneza spend challenge bagiye kwiduka Kaneza baza kudusaba uturoza tubiri ohereza akantu kakaremeye yewe nawe yagiye Kaneza ongera ohereza kandi akandi kantu katandukanye n'aka ohereza nk'agatima ka sentari Godfa. Wapi? Mfite ibyo kunywa gusa. ufite ibyo byo kunywa Dore ifitemo ibintu byo kunywa gusa. Reba ibintu biba birimo. uretse ese ntuzagwa muri iyo nzu wowe uyu ndamuhanisha iki Mama shot. Kongo iki? N'abashyitsi nabo iki aya masaha nasiyo boro telefone ufite telefone ya kabiri ufite iriya mashini ntabwo irimo WhatsApp Birimo WhatsApp. twagiye tugendeyo subira mu cyumba mbega umugome ngo nywa vimu kanywe vimu nawe katsindwe n'Imana Narabiketse ko ushaka kuba uri umurozi cyangwa ufite icyo mupfana. Inde. Uriya naramukekaga naramumenya neza. Akoline waje mureke dutsinde uyu mugabo mumubare tumutsinde tumusinaipinge baba high speed challenge ariko n'abatsinzi twagiye aha umva ninde muntu ya masaha wahamagara kwitaba Mama wenyine. okay hamagara mama umva maze nyumva
urimo kunyumva ugiye guhamagara mu mato byumva umubwire ko ufite inda y'umugabo bita Godfather. reka nkubwize ukuri sinshaka ko muwanjye arara mu bitaro Godfa hindura ikiganiro ntega amatwi ngwino hano Godfa mama wanjye arara mu bitaro ibintu utamubeshya ubuki mama wanjye arara sinshaka rwara umutima ntabwo wemera ko arara mu bitaro uravanga umaze kumbwira ko ari plank ye ntabwo mama izo plank azamufata Godfa mbabara sinshaka kwiyagiriza ndakubwiye uretse gato manzu nyumve ite byawe ariko mwagiye menya gutata ku babyeyi banyu mukanagira ari plank uramubwira ati mama uretse gato uramubwira ati mama ndagukumbuye nurangiza ndakora ukuntu uretse umubwira ati mama nari ngukumbuye ndabyutse ndagutekereza ndavuga reka nguhamagare mama ndagukunda nyuma uraza kubimubwira gutyo ndabizi nzi kuri buze kubimanagira haguruka hamagara mama mubwire ati mama ndi kumuhamagara kuri WhatsApp ariko nabiri kumubwira ntabwo biri gukunda ndi kumuhamagara ariko nabiri kumubwira ndatsinzwe mu sniping guys ndatsinzwe harabura gato ongera gato harabura gato guys mu mutima basome harabura gato niba wowe kane urukomagara ukamubwira ngo iki reka ndi kumuhamagara kuri mashini ntabwo biri gukunda kereka muhamagaje telefone sinzi nuko rero tukabyumva dute ndoreba oya vanamo aho ngaho sa nk'usiba WhatsApp wongera uyisubizemo apana kuyisiba vanamo iyo app wongera uyisubizemo no kuri telefone yawe hano WhatsApp usa nk'uyivuga ko nduvanamo app kuri nari kureba nk'iki nkanze kujundika shasande ndongera kuguhanisha ndaguhana gutera manisha ikindi gihano byanze byatinda twagiye tujye muri dushe Godfa ngo tugende twara isume yawe yego Rumba magara se ko nari mwerekanye ese ko uri kwifata bikanga twagiye iyo eswibe urumva shaka telefone ahantu irambika ngaho kenyera iyo eswibe kwa kundi igikobwa ubundi uhagarare muri ushaka